ngo nabo bose basize ku makarita ya banki yabo naravuze ngo kamage ngo ese nyereza ifoto y'umuntu wapfuye aranyereza ngo naba bose ngo bayasiga ku makarita ya banki yabo ngo nawe uzapfa nanjye nzapfa nk'uyu amafaranga mwimye nanjye nzapfa nyasige ubuzima bwa hano burakomeye kurusha mu Rwanda mu Rwanda nyine nubwo nabwo bigoye kubona cash na expensive usanga nk'inzu uri bwishure atari menshi cyane the way you surviving ibiryo ntago bihenze ariko hano everything hano igicike yatanga byumva ni mu bagenda ukagira ngo nayawe akagenda arimo kwijyana ufite byinshi none kandi mubaza ugeze kuri cyo cy'amafaranga mitanekereza kwa nkawe nyine like uvuye iriya wari uri mukuru uzi ubwenge bwo kuba wasaba umuntu uri hano amafaranga hora mureke mbivugeho kabazi kibazo natoreka nze nkubaze kubera ko hari abantu nyine biriya bakubureminga like wabimye amafaranga kandi wenda nabo ntabwo bazi cyangwa ukanamuhereza akayagaya yes and yarangiza akaba yajya hari akakwanika akagutuka urukumva nk'uwo nguwo like wamubwira iki kubera ko weho ujeje bundi kandi wavuye iriya ufite ubwo bwenge bwo wasaba umuntu uri hano amafaranga twe twavuye nta bantu twasabaga kuko ntabyo twari tuzi ibyo gusaba twari tukiri bato weho ufitiye nyine iyo experience yo kuba wavuga ati wabaga wasaba umuntu amafaranga hano like wababwira iki nk'abantu biriya usanga batuka abantu baba blaminga ngo ntago baba amafaranga mbese like akaba yakwanga ntazongera no kukuvugisha cyangwa se banamuhereza nayo makumuhaye akakugana mbere ukibaye wowe wabyumvaga gute wumvaga ko baba bayabimye kubera ko bayafite utuntu badashaka kuyabaha cyangwa se babahereje dukenya kubera upfumfu kayeta bati ngo ni n'agapfumfu ngo se ubwo ngo tuzi ko kimeze cyane cyane ko kakihorera nyine ibintu nk'ibyo honestly rero njye nta bantu nari nzi hano nta munegeze nta n'umwe nari buvuge ngo ndamusaba n'uwo nari nzi ko yagiye numvaga nyine okay ushobora kuba utarabaye mu buzima bwo kuba wasaba yes urabyumva nyine wagira icyo babwira icyo nababwira nuko nyine ntago nababreminga nabo kubera ko ntago bazi ubuzima bwa hano ariko urabasobanurira before ko nyine ntago babizi njye kuri side imwe ndabumva ashobora kuvuga ngo warahindutse wagezeyo nyine utwiryaho cyangwa badutera inshinge zo kubanga wayi baduteza inshinge gutya izo nshinge ntazo genda ntazo duterwa ntago ari inshinge n'ibinini byo turya ngo baduha inshinge ngo n'ibinini ngo byo kwanga abantu bo muri Afurika wayi baba bangiye utazi ukuntu mama uri busy mukanabona n'umwana nanjye nibyo ndi kubabwira njye nabumva one side kubera ko bo nyine nta kintu bafite cyo gukora ntacyo noneho umuntu udafite akazi azi ko ukora noneho uri hanze y'igihugu ndakora ariko mfite amabwiriza nishyura ukuntu waje ufite Amerika mu mutwe nawe nikayifite ari kumva ari paradizo nyine amafaranga urayabona uko ubishaka so we rero aba ari kuvuga yarirase yanyirase hose ntabwo twari tuziranye ndamwumva ariko nabo bagomba kumva ko nibatwumve bajye baba bafite na image ya Amerika nk'iyo wari ufite nibyo ndi amahirwe mfite nta bantu nyine nta nk'abantu wenda sinavuga ngo inshuti zanjye wenda zo nari mfiteyo zaje muri Amerika kandi ikindi n'abantu wenda nk'abo mu miryango yes hari umuntu aba afite imiryango ariko ukaba waravuye muri Afurika ntabo wari uzi singo abo ngabo rero ntabwo yapfa kugusaba amafaranga njye nta muntu ujya unsaba amafaranga kubera ko navuyeyo ndi mutoya na nubwo yamusaba afite ubukotso ahubwo wenda nk'umuntu ntazi wenda umenya twahuriye kuri social media ntigeze menya nawe ntanzi nta n'ikintu dupfana uwo yaragusaba wowe niyo ansabye rwose ndamwumva namufasha kuruta uko nafasha umufamiliye hari n'umuntu w'umufamiliye ushobora kugusaba amafaranga mutaravuganaga gusa kubera ko azi ko wenda wageze hano agahita yumva ko nyine noneho ubaye w'agaciro mbere nta kintu wari cyo kuri we uje hano wowe kutanahura nawe wenda ngo abe yanakubwira ngo haye mutagahura umunsi uzana amabwira babaho kandi ukayamuha bakagira ngo ugiye kubasaba
yagize twarahuraga ukambwira Afite bite kwandika message ni ndende, byiza ikibazo, ukansubiza ndashaka amafaranga. nyine okay reka nze mbabwire hari umuntu w'inshuti yanjye nyine yanganije ukuntu byamubayeho bari batuye mu nkambi nyine nkakora tuba dutuye mu nkambi abo akaba afite bene wabo batuye hanze y'inkambi and then bajyayo we n'abarumuna be bagenda gusura ba bene wabo batuye hanze y'inkambi bagezeyo noneho umugore waho nyine ngo akajya ababwira ngo munywe amata menshi mu nkambi ntabwo mujya munywa amata Wari cyagomba kumenya igitekerezo. urukumva akakibasitisha muzika abana w'umuhanda bahanga amata kurusha n'abo hanze kandi bigira ngo ugakamisha bakajya bakugemurira babagemurira ukwezi ukishyura ukishyura ku kwezi abo bari abakire ntihariho abatari abakire batayabonaga ahubwo babaga barakatisha litiro imwe ukabibwira umwana yes nawe ari kubibona ko ari mu buzima butoroshye bijya hano yes kandi yabimubwiye atari si n'umwana muto cyane ariko arabibabwira ariko ako kantu ntabwo yakibagiwe aza kuza muri Amerika batangira kubasaba amafaranga kandi abantu bishoboye bati hanze y'inkambi barageraga iwabo ngo murye umuceri iwanyu ntabwo murya umuceri munywa amata iwanyu ntabwo mujya mu I feel like the petty nanjye nakavuga namara kugera ino muri Amerika yagize sibyo rata wewe oya ntabwo nabivuga yego ukansaba oya ntabwo nabikubwira njye cyangwa nkayamuha oya ntabwo nayaguha ngo nkubwire ubwo yaguhereza nkabe oya kuruta nta kuniganwa n'ijambo my friend ntabyo kurutana nta bintu byo kurutana ari njye nawe ninda bari mukuru kuko aba yarayibwiye ndi umwana kandi ibaze nk'ibyo bintu abakubwira uri umwana uba ukibyibuka mba ngomba kumubwira kugira n'ikindi gihe atazabikorera n'undi muntu yandega ku babyeyi nawe n'abahungu ni ukumbabara ni ukuri nuko ndi umwana nyine ntabwo nanywaga amata icyo gihe nakuze ntayanywa that is so petty ubu ndi kuyabona wabwira umuntu gutya ako ku bantu basaba amafaranga actually mujye muyasaba no gusaba ntacyo bitwaye ariko yasabe neza kandi abaye ushimye and niguheza ikibazo nkakubwira ati ntayo mfite buno ariko wenda ejo n'ejo nzayabona hari umuntu ubwira unyumve kubera ko ntayo ubwira gutyo bizi ko nka gutyo nta kazi umuntu aba afite uri broke ariko ntabwo abibwira umuntu ntabwo yabyemera how come nyine yumva ngira ngo abanegoshiyetinga nose ngo nyine ngo narengene angaya ariko kubwira ngo magana abiri nawe nta na tuwani ufite muri akandi benshi kuri wowe nawe urukumva urashaka sheke yose oya noneho agusabye 200 udafite na tuwani kuri akawunti yawe I know ukamubwira sha ntayo mfite noneho nubwo uretse ko dutuweni wenda gusabye arimo cyangwa ati kapfe kumurera isungu tubizomere atavuga no urayanyimye nta kintu kandi nawe ntayo hari n'ugusaba amafaranga ntayo ufite ukamubwira nta mafaranga mfite ariko nzareba ukuntu ninyabona nzaguhereza ugatumera nk'aho mugiye bideye akayakwicuza ukagira wamuririye akaguhamagara itaje kukubaza kandi noneho amaze kuyamuhereza ntabwo azana nakubwira ngo nayabonye thank you azagaruka aje kugusaba ayandi abo bantu ntabwo akubwira ngo urakoze cyangwa se niyo agusabye ukaba yayamuhereza ntakubwira ngo urakoze weho wamuhaye wazirikanye ko atanagushimiye and then ikindi gihe yaza kugusaba ukavuga se ntabwo yigeze nshimira akagaruka kuzana ibindi bibazo agarutse nzaniye ibibazo nta nubwo ajya ambwira ngo waramutse cyangwa se ngo aza kugusaba amafaranga ndayamuhaye nabwiye ngo thank you and then aragarutse nshaka ayandi ugashangwa turi abantu bro namwe mujye mutekereza muvuge se uyu ni nde yo gusaba oya at least ugire ushimira umuntu kuko agufashije ikibazo wamutuye arakigukemuriye niyo atayikemura 100% ko abyifuza byibuze yagerageza nuko ari icyo mfite urangiye ntabwo natanga ikintu nadafite ntanga icyo mfite ubushobozi bwanjye niyo kaba kangana gutyo kuko bakamvuye ku mutima wanjye ibintu ntabisha umutima wanjye bitandimo ntabyo ntabwo bikomeze pese ngiye kubeshya buriya nk'ubwenge ntayo mfite nyafite nkakubwira ntayo mfite nuko umutima wanjye ntabwo biba bihari kandi ntayafite nkakubwira ntayo mfite nuko mba ntayo mfite nk'ubwenge ntayo mfite muri ako kanya n'inzabona nzaguha nuko imana mbizirikana ku mutwe wanjye mba mbyibuka
numva ko ari ideni urimo ko ntabwo mba ngutumye ngo ngiye zo kunyishyuza nkuri imideni uje kunyishyuza sinyaguhereza ariko n'umuntu kandi nakwemereye sinyaguha yaguhaye kubera birangirira aho ngaho bingura muri mudu yo kuba nanagira kubera niyo ngize nkabona ntari kuyabona njya nshaka umuntu mu nshuti zanjye nkabwira ngo urize amafaranga gutya na gutya nkayahereza wa muntu nayemereye azabona nkazishyura ariko uje kunyishyuza mwana heba ayi wanjye ntazabona imana ujya wumva umujinya noneho wanakwishyuza nawe ubwawe n'amadolari 10 ntabwo uyafite atinda bavuga urapostinga agataga ko wambeshye ko wambeshye urabyibuka hana hayi ngo wiruta cyane kuvuga wambaye neza ko zitsa post ntabwo kunyandikira ujya usanga aranakwandikiye akakubwira ngo ese kuvuga ngo nta mafaranga ufite kandi ko wambara neza ukusukwa ufite telefone nziza koga amafaranga ndabona yo kugura amafaranga yanjye mfite muri ako kanya nayo kwiyambika nayo gusa ko nshaka gusa wacana ko nafite kuko n'imyenda ngiye kugira ngo ubone ko bisa nabi oya noneho ureke gusukwa kugira ngo mujya gusukwa abantu bari kubura abantu bafite ibibazo nanjye mfite ikibazo ukajya ukisiga koza erega shahu kuri Valentine wambaye umutuku watukuje nifatira ngo igihe wafashe ideni nukuri nabyo birashoboka bagiye guhendahenda ngo mwambabarire kandi yuko babesha abantu okay so kubeshya aha ngaha yego abo ngabo nawe ntuza ariko iyo ni ibintu by'abantu benshi banyuramo especially iyo ufite abantu baguhanzeho amaso bagusaba like iyo bagize akantu bakavuga ati reka nandikire umuntu ndangiza musabe wenda ari buze kunkumira kano kantu cyangwa ari umpereze n'amafaranga yo guspendinga nkaba najya nasohoka n'ibintu nk'ibyo sibyo none ryara umuntu yagusabye ukavuga ati oh my god ni ukuri iyo ntabonye afite nduze kubwira best friend wanjye ejo nzahembwa mubwire ayampereze ejo nzamusubiza uyu muntu koko mugezeho kano kantu n'igihe byabaye mbonye biri Imana nibyo narifata nkagenda nkabwira umuntu wabiguriza nayabura nkagenda ku wundi mpaka nyabonye nkayaguhereza biri urgent nayo ndabikora yari imeze niho ubikora ariko nanone biterwa who's the person n'umuntu wariwe biterwa n'uwariwe niba uri umuntu ari umuntu wari usanzwe ukunda wumva ntabwo ari ngombwa ko mukunda ushobora kuba ntagukunda ariko uzi ko bivana n'ukuntu nuko nkuzi n'ikibazo umbwiye kumukimeza ushobora kubikora ukavuga ati nukuri nanjye mbikuye ku mutima ndibuze kuyikuraho mani gufasha hari umuntu utwara umwana mwiza nyine ukavuga ati uyu nguyu rwose sinamwima nubwo ntayo mfite ngerageze kuko ni umwana mwiza kandi hari n'ikintu yagukoreye cya danje urabibona ko ari umwana mwiza hariho n'igihe nkaba rero n'igihe cy'uba umaze nk'ukwezi cyangwa ibyumweru bingahe utekereza kuri uwo muntu ukamutekereza ukavuga ati ntuze nongera guhembwa aya mafaranga on the side aya mafaranga nzashira on the side n'indangiza ngira buri muntu ngira icyo muhereza ariko kujya ku gatima niyo mwamuvuganye ukavuga ati oh my god reka nyamuhereza niba iyo yaba aje agufite kari kugusaba ukavuga ati uyu muntu nzi aho byaturutse reka nze mukorere neza so ntabwo tuba twanga kuyatanga ni ikibazo bari turi broke wowe twabanye gute mbere yuko uzi ko ari neza then I'm gonna be good ngende kuza muri Amerika ngiye kuza muri Amerika inshuti zanjye zarega zikambwiye ngo ivase zende twareza amafaranga nkabareba nkavuga se nanjye ndagerayo ndahita njye mu ishuri nzayohereza nyakuye nkamureba nkabwiye ninyakorera nzayaguha ariko ibyiza narangije ishuri inshuti zanjye nyine bo nitaga ko ari inshuti zanjye bose barageze hano muri Amerika bageze nsaba mbese ariko nyine ako kantu kataraje ako kantu ushaka kwiteranya nabo nkunda kwiteranya mbabari nanjye nta umushuti wanjye wansabaga nyafite nayo mperezaga nabona biri ari ibintu nyine biri ngombwa
nkashaka umuntu akanguriza nkayatanga yabaha nkiri no ku ishuri nta kazi ngira njyewe mfata amafaranga nkahita nsaba papa nk'amafaranga njye kugura ngo ipantaro nkahita nyabohereza ni kuri tw'Imana yewe yagize uko ashoboye ibintu byose narabikoraga aho ugasanga uhereje umuntu amafaranga nta nakubwiye ngo teke kaza utanakora ari bya biciro wasevinze kubwiye ko ni ibintu nyine bikomeye nukumva ko nyine birakomeye kubwira ikibazo gikomeye ariko usanga warangiza nanjye naje kumenya ko umwe muri bo yambeshaga nyine wa undi uba warakubeshye ukanamenya ko yakubeshye yima amahirwe chance abandi bantu baza kuza kugusaba no ariko azongazi nyine ubimenye narabimenye uwo muntu wari impamvu narabimenya ko nabimenye naragira abandi victim nakandi ngo njye abantu bajya ahubwo abantu basaba amafaranga kuri wagira ngo ni gutegeka akakubwira ngo wamenye ibihumbi 20 noneho hari ugize akakugutegeka akaguhereza igiciro cy'amafaranga ngana like ashaka ngo nshaka rero ngo njye mfite birthday nshaka ngo cameraman ngo bakabiteranya ngo gutya na gutya rero natekereza ngiye birthday yanjye basimenye igihe yabereye wenda mbona abandi aribo bari gupostinga ngo happy birthday singoresha pari najya kubona gushaka cameraman nanjye sinya nshaka cameraman ngaza mfotora ajya kujya tutarukagira uri nyina urinda wo gusaba cameraman hari umuntu wigeze kuza kunsaba amafaranga ndamubwira nta mafaranga mfite ahita ambwira ngo basi mpereza 20 ndamubwira siko nakubwiye ko nta mafaranga kandi 20 ni menshi hari no gusaba basi nyine nkavuze uramumpaye ubusa rero ndanje ndamubwira njyewe nta mafaranga mfite pe nakubwiye ko nta mafaranga mfite mba mfite ntari yaguhereza umwana agiye ko nabona afashe ifoto y'umuhungu yari amaze iminsi apfuye arayinyohereza bona bose basize ku makarita ya banki yabo naravuze ngo kamage ngo yese nyohereza ifoto y'umuntu wapfuye arayinyohereza ngo naba bose ngo bayasiga ku makarita ya banki yabo ngo nawe uzapfa nanjye nzapfa nk'uyu amafaranga mwimye nanjye nzapfa nyasige kuri habuze agato umwandikire ati niyo nayasiga abi wacu bazayakora byarambabaje ariko ndamurindira nuko nawe yaje muri Amerika nzareba bazaho ari hano uzi ubundi nk'abo tuye tubasengera bahaze n'ababirebera igihugu uwo muntu nyabiteye nijoro mbere ko ndyama masengesho nsenga mushiraho bw'Imana uzamucira inzira ze hano noneho uzamuhereza abantu nawe azafata nzara ujye umusengera ntukazabe nkawe ujye umusengera nukuri umubwiriza yasige ku karita ahubwo azafashije babantu babaye ni izina ry'Imana izabiguhereza uri hose nabanje afite ku ikarita ndabizi ko hano ukwezi nikurangira yishyura amafaranga y'inzu ndasohoka none nirengagize kwishura inzu ngiye kuyohereza ngo nuko zapfa ngo kari kwikarita kizaba cyo gihe yavuze nabi birisari nangwa nugutuka akakubwira ngo wakigoryi wewe wakimara we iki ariko ngo yavuze kumuhereza none ifoto y'umuntu yari umuhungu yari amaze nk'icyumweru apfuye uwo muhungu yari hano muri Amerika yari yapfuye hano muri Amerika mbavuga atari banamushingura ahubwo umukobwa afite satani nimba umuntu yarasevinze izina rye simbizi ariko cyo kubona yase mugoro kandi sinjya nkunda abanesha sha yavuze nabi that is the harshest thing numvisha abantu bavuga nimba namusevinze maze mbere shamwakumirwa nimba amafoto yanagiye anibaza inkuru zose zinagiye numva niza abantu bagiye nka gutyo abantu bagatuma especially nk'abantu bakuze akenshi amafaranga ntago bageraho bigize sibyo noneho ugasanga ngo nabana bari amafaranga yo yaragenewe ababyeyi babo ugasanga ngo ni wayahaye umuntu ahubwo ngo yabagezeho barayarya sibyo nibyo numvishije ahubwo umuntu agenda akubwire ngo nabapfuye n'uyu muntu wapfuye yasize ku karita ariko iyo bari basizeho ngira ngo bari bayamuhaye ntabwo ndi kubona kumubona wa mugani ayo ngayo yasize ku karita bayahaye uwo niko yayabonye maybe
byashoboka kubera ko byaba bibabaje atarayabonye nayo atarayabonye nabyo byababaje kubera umuntu wayariye uravuga ati yewe ni ubusambo warangiza ukaba wakongera ukohereza ukayinyuza ahandi ukayageza ku muntu wabiyageneye ariko kuvuga icyo nasanze ni ukubera uva mu Rwanda ufite lisite y'abantu uvuga ati mwebwe nzabatwikira ni ukuri nzakora uko nshoboye kose ninyabona nyabahereza sibyo noneho uko umwaka ugenda ushira niko ya lisite igenda iba ntoya ukajya kureba intuzi imyaka 2-3 irashize ugasanga bafite kuri lisite y'abantu bo baha y'abantu ugenera y'abantu upangira ngo kuri New Year's nzabagurira kuri ntuza wenda ngo wumvisha amakuru ngo mu Rwanda ibintu byacitse ukavuga ati reka mbatabara reka nzagira ko mbagezaho none akaba ari ibintu byo ujya uvuga ati ukabahamagara ukavuga ati nabageneye ntuza ngayabahaye iyo lisite y'abantu ati ntabwo ibirenze nk'abantu 6 5 10 sibyo ntabwo warenza kandi waraje ufite ibigo so mujye mwihangana n'umwikure kuri lisite mwana gufasha ntabwo aba ari bibi ntabwo ari abantu nta n'uwanga gufasha ariko abantu wapi na hano muri Amerika ubu ufite ubwoba bwo kuvuga ati ye kantu gakomye still niba ufite nayo wasavinze ejo bundi urinjira mu muhanda kuri accident usubire kuri zero utangire kuguza abantu ngo barakubwira kandi wari ufite amafaranga bushyashya so ni ibintu by'umuntu agomba kugira keeping in mind n'abantu ba hano ni abantu ariko still n'abantu ba hano natwe turagenda tugira abo tuzirikana sibyo kavuga ati yego n'umuntu afite akabazo kandi ishoboye hari ikigezaho kuno kwezi ibintu Imana yarandinze kanange ngira icyo mbageneraho amena nyine hari ukuntu nyine like utekereza nk'ikibazo cyo mugere rugo nuko biguseka ariko hari ikibazo aba hari abantu uri kureba arigabuye fatira honestly egera hano and then kuvuga no what egera hano nuko ibiki amagambo yarangiza akahita yavuga gutyo akagutera ruzarwara I agree 100%. wabyumvise No, for real, like njye numva nyine no basi watu biri kubyo tubwire ko byumva nyenda kubwira nyine niyo mbyumva nuko system ikora usanga uko ibintu ari uko bibaye hano kwaje nyine myiza okay ntabwo twarenganya abo bantu kandi natwe tugira impuhwe like tugira umutima wo gufasha nyine hari ukuntu umuntu akubwira ikibazo cye wenda akaba yakubwira ati turaburaye right kandi wenda hano mwana ujya umwubaha yes n'ukuri uwo muntu aba atandukanye na wa wundi uri kuza gusaba amafaranga ya pari niba bashaka kujya kugura imyenda kandi hari undi muntu ari kubura uwo waburaye aba amaze icyumweru azi ko ibiryo biri bushire yarangiza muri iki cyumweru agashaka abajya kuguza bikanga akaba ari gutekerezaho amafaranga yandi azaturuka akabona ntibigize yarangiza akavuga ati n'ubundi nta kundi ntabwo abana banjye bari bugire ubundi reka zino nimero nzikoreshe ndazifite kandi akaguhamagara atanakuzi simba abo ngabo no kubizi kubera ko mwahuriye nko muri gurupe ahantu ntabwo akuzi just kubera ko abonye ari nimero zo muri Amerika akavuga ati uyu muntu ukamwihambireho ntabwo ari bubure kumufasha rero umuntu uzi kugira ngo araburaye nshobora kuba ntayo mfite pe ntayo ikibazo ntabwo azari gutegeka aza ari gusaba urikumva uwo nguwo rwose kubera ko hano yes natwe wenda dushobora kuba hari igihe ubuze nk'amafaranga ukabona kuri akanti yawe hasigayeho yes urikumva warangiza ariko ukaba utabura urimo na credit ya banki ukaba utabura icyo kurya cyangwa kubura icyo kunywa muri credit urukumva ukaba utabura icyo kurya cyangwa kubura icyo kunywa wewe uri hano uramureba ukavuga za 20 mfite muri izo 20 mfite kanze muhereza 10 kugira wenda kuri account yawe bareka kugushyira muri minus ni ukuri kugira nawe aramuke abone icyo arya like abyuka ameze neza